ikibazo mu nshuti zawe, rimwe na rimwe uba ikibazo muri sosiyete, rimwe na rimwe ukaba ikibazo mu muryango, kuko mayindi, imitekerereze ufite siyo bagize bari, siyo bafite. Imana idusukaho amavuta yo kuba umumaro, yarangiza ikagutoreza ahantu ubona utari umumaro. Hari abantu bari hano mugendera ku byo Imana yabavuzeho, hari abantu bicaye hano mujye mugendera ku byo Imana yabavuzeho. Iyo ugendera ku byo Imana yabavuzeho, akubereye maso. Yesu abereye maso. Yesu abereye maso itorero rye. Yesu abereye maso urugo rwawe. Yesu abereye maso abana bawe. Yesu abereye maso umurimo ukora. Yesu abereye maso akazi kawe. Yesu abereye. Hallelujah. Namenye koboswe n'ibicu n'ingabo zikomeye sizo mwisi ntabwo muri Yesu subiramo namenye n'ingabo zitarabaje pe zitarabapolisi ahubwo ingabo zo mu ijuru kubw'ibyo nta mekatanaba Yesu mbere maso ntacyo nzaba Yesu mbere ndakomeye Yesu mbere ndashinganye Yesu mbere nacyuzaba
Haleluya. Haleluya. Utarindiwe aho ibyakwica biri, ntabwo wazayishurirwa imbaraga z'Imana zirinda. Once again, utarindiwe aho ibyakwica biri, ntabwo wazapfishuriwe imbaraga z'Imana. Inshuro ya gatatu, utarindiwe aho ibikwica n'ibishaka kukwica biri, utaharindiwe ngo ubibone ko byaje ariko ukaharindirwa, ubibone ko bihari ariko ukaharindirwa, ntabwo wazapfa ubonye ko Imana ikora. Niba byumvise komera Imana amashyi. Kandi utabanjije gusafaringa ubabona ugerayo, abantu bose babibone ko wageze. Imana igukuyeyo wazavuga ngo umuryango waramfashije. Imana igukuyeyo wavuga ngo nuko nize menshi. Imana igukuyeyo wavuga ngo nuko mfite famiye i Kigali. Tekereza ni hano turi mu cyaro, ariko umuntu akagukandagira ngo mfite famiye he Kigali kwe Kigali. Ariko iyo Imana ibyikorera, Imana akaba ari igize gute ibyikorera, Imana akaba ari igize ibyikorera mu bushobozi bwayo, mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo, mu gukiranuka kwayo, mu kutarya ruswa kwayo, mu kutumva amabwire kwayo, mu kutumva amagambo kwayo, iyo ibyikoreye. Burya reka mubwire n'ikintu mumenera ibanga, iyo nabyikoreye nta n'uwakurwanya cyangwa ngo bigukuremo ngo bishoboka. Do ntibishoboka ariyo yagize. Amen. Haleluya. Ariyo yagize. Imana ngo yicaje umuntu ku ntebe hariya ngo abantu bayimukuraho. No. Kandi ibi bintu ku Mana birashoboka, ku bantu ho ntibishoboka, ariko ku Mana bigize bite? Moridekayi umunsi umwe yari yicaye kuri gate, kuri porotaye bya bindi mwumva, ku irembo, arimo akingurira abinjira n'abagize bo. Umunsi umwe nawe bahicara bari kumukingurira Moridekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubangaho. Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho, birategekwa bamutambagizaho, bamusobereje kandi bamutambagije niwe bari kumurika. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagihuni, kandi ntizemera ku izina ryayo ritukwa. Yaba wabyumvise wagahereje Imana icyubahiro, ugashima Imana. Haleluya. Haleluya. Ibyo byose bituruka ku gaciro. Amen. Ku cyumweru twize ijambo rivuga the power of choice, cyangwa imbaraga z'iki z'amahitamo. Ariko no guhitamo ko budasanzwe mu isi y'abasanzwe, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo birashoboka, ariko bishobokera umuntu ufite imitekerereze yindutse. Haleluya. Ndagira ngo mubwire akantu koroshye, nimba ushaka kubona ibintu bihinduka mu buzima bwawe, mu rugo rwawe,
mu bana bawe, mu kazi kawe, mu byo ukora byose. Niba ushaka kubona ibintu bihinduka, hindura imitekerereze. Igihe hatabayeho guhinduka mu mitekerereze, n'ubundi uzakomeza kuba uriwe. Mwaka uzashira, undi urangire, undi uwiyongeze, imyaka 10 ishire, usanga uracyari wa wundi. Ariko iyo wahindutse mu mitekerereze, abantu bari bakuzuye umwaka bashobore kukwitiranya umwaka utaha. Amen. Haleluya. Kandi iyo wahindutse, buri Imana ikorana n'abantu bahindutse mu mitekerereze. Iyo wahindutse mu mitekerereze, iyo wahindutse mu mitekerereze, rimwe na rimwe uba ikibazo mu nshuti zawe, rimwe na rimwe uba ikibazo muri sosiyete, rimwe na rimwe ukaba ikibazo mu muryango, kuko mayindi, imitekerereze ufite siyo bagize siyo bafite. Haleluya. Imitekerereze, ndasubiramo, imitekerereze ufite ntabwo ariyo bagize bafite. Iyo mpamvu mutajya ku rugero rumwe. Haleluya. Buriya hari abantu tutaba inshuti kubera iki? Imitekerereze yanjye iratandukanye n'iyabo. Iyo mpamvu n'abavandimwe mutaba inshuti, muvuka indimwe, muva mu ndimi, ariko kubera ko imitekerereze yawe itandukanye n'iyabo, uhita uhinduka umwanzi wawe. Narabivuze, iyo Imana ikubwiye ibintu mu mutima wawe, ubundi Imana iganira n'ibitekerezo byawe ukabishyira mu mutima. Iyo ubishyize mu mutima, hari igihe wishurira abantu ibyo Imana yakubwiye, ariko barangiza bakaba banzi, bakavuga ngo uyu muntu. Wibuke Yosefu yarababwiye ngo narose inyenyeri, ndota ukwezi, ndota izuba, imiganda y'ingwe, twari turi gusenya, byose binyikubita imbere. Ibyo bintu bisobanuye iki? Abibwiye bakuru be baravuga ati ariko hari ikintu utazi. Wowe bucura tuzagupfukamira twebwe na papa na mama n'abakuru bawe bose. Ntibishoboka. Batangira kumwita Karosi. Kandi buriya iyo bagenda rekreta abasandore, iyo bagize imitekerereze ihindutse, n'ibyo wambaye bitangira kuba ishyari mu bantu. N'ibyo wambaye bitangira kuba ishyari. Kandi Isa yaguze n'ikanzu gusa yiguriye, n'ikanzu gusa yaguze, ariko barabaha ubwira amabara menshi, buriya agiye kutubana umuyobozi. Ubwo yamugura ikanzu y'amabara, agiye kutubana iki? Ishyari rirahaguruka. Ndi wigaruke ariko reka mbivuge mbere, ishyari ni ikintu kibi. Ishyari, Yesu ashimwe bene. Amen. Ishyari ni ikintu kibi. Nonge mu mvugo y'ababivuga, ishyari ni ikintu cyakugira umurozi isaha n'isaha. Kaba umurozi ukagenda ukabucirisha, ukaza ukica umuntu kubera ishyari. Ishyari ntibikabe mu bakozi b'Imana. Ibyo byose, impamvu navuze ko ari imitekerereze yawe abantu batagomba kumva, nuko kenshi na kenshi Imana igiye kuvugana nawe, amen, ivugana nawe mu ibanga. Nta muntu ugize ivuga. Iyo yavuze ngo bwoko bwanjye, twese turabyumva, ariko iyo igiye kuvuga ibintu bikomeye, iravuga ngo mwana w'umuntu, cyangwa ikavuga ngo mwana wanjye, cyangwa mugaragu wanjye. Ntabwo igeze bagaragu banjye. Niyo mpamvu ibyo ikubwiye hari abantu badashobora kubyakira. Haleluya. Ni nk'uko uyu muntu yavuga ati ngiye nzaba minisitiri, ugatangaza mu muryango wanyu ngo Imana yambwiye ko nzaba minisitiri, Imana yambwiye ko nzaba guverineri. Ndahira ko uvuze ko uzaba guverineri.
ibyo ariko kubivuga biterwa n'ikiri muri wowe. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo agaciro k'amavuta. Agaciro k'iki? Dusome Samweli wa mbere ibice 16. Samweli wa mbere ibice 16. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13. Samweli wa mbere ibice 16, duhere ku murongo wa mbere tugere ku wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abiki atoranya nde? Aka kantu Samweli atoranya. Gutoranya hari icyo bivuze. Bishatse kuvuga ngo mu bintu byinshi, mu bantu benshi haratoranijwe. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageze kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli. Uzuza ihembe ryawe amavuta ngutume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Haleluya. Mu muryango wanyu Imana yiboneramo umuntu. Mu bakobwa muvindimwe Imana yiboneramo umukobwa. Mu basore muvindimwe Imana yiboneramo umusore. Mu muryango we yiboneyemo umuntu. Haleluya. Samweli arabaza ati, nagenda ne ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzamwereka uko uzagenza. Uzansukira amavuta. Iki? Amavuta. Ko nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo, haleluya, agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira, bahinda umushyitsi baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Ati, ni amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be, ahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliya, aribwira ati, ni ukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere yanjye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye, ko ari kirekire nagize gute namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba mu mutima. Haleluya. Yesayi aherako ahamagara Aminadabu, amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka atoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama, nabwo Samweli aravuga ati, uyu nawe si Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesayi ati, aba si Uwiteka yatoranije? Samweli abaza Yesayi ati, abana bawe bose naba? Yo, haleluya. Abana bawe bose naba? Hari igihe inshuti zikwibagirwa ko muvindimwe. Hari igihe so na nyoko bibagirwa ko bakubyaye. Hari igihe abavandimwe bibagirwa ko nawe uri mu muryango wabo.
nabi. Hari igihe bagira ngo ni munsi ibere rimwe, hari igihe bagira ngo mbese vuga ngo iyo ni isi. Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haleluya, haguruka umusukeho amavuta. Nibuwo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere ya bakuru be. Uhereye umunsi umwuka uhereye umunsi umwuka w'Uwiteka akajya agira gute amuza ho. Mana ishobora byose, ndasabye kugira ngo imbaraga z'ijuru, abamarayika, abashinzwe gukora ibitangaza, ibyo wagennye ku muntu wese uri hano, bamanukire muri aka kanya k'ijambo, ukorere ibyo ugomba gukorera abantu bawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Iyi nkuru murayizi, dukunda kuyisoma kenshi, ariko Mwuka Wera hari ikintu yamishuriyemo gikomeye. Munsi umwe Samweli araho ari kuririra Isiraheli, ari kuririra ubwoko bw'Imana. Imana iramubwira ngo uzageze kuririra Sawuli kuko nanze ko aba umwami w'Abisiraheli. Iramubwira ngo uzuze ihembe ryawe amavuta. Ndagira ngo mumanze mumenye Samweli uwo ari we. Samweli ubundi mu bisanzwe, Samweli ni umuntu umuhanuzi, niwe wakoze ibintu byinshi. Samweli yabaye umuhanuzi, Samweli aragisha ngo n'umutambyi. Ntabwo muri Isiraheli ibyo bintu ntibyabaga byemewe. Wasangaga hari umutambyi, hakaba umwami, hakaba n'umuhanuzi. Ariko Samweli ibyo bintu byose yarabikoze. Haleluya. Samweli yagize n'ishuri ry'abahanuzi. Samweli yari umuhanuzi, navuga ngo samfoti, utavangirwa, kubera ko uburyo yavutse. Wibuke ko se na nyina bari barabuze urubyaro, bagahiga umuhigo, bakavuga ngo Mana nuduha umwana w'umuhungu tuzamugutura. Imana irabibuka, ibaha umwana w'umuhungu bamwita Samweli. Barangije nyuma y'agahe gatoya baramutura, aba mu nzu y'Imana. Nanjye ndi mu bantu batuye Imana, buriya ujye unyitondera. Haleluya. Ndi mu bantu batuye Imana ku myaka iyo 2. Guturwa Imana bivuze iki? Biravuze ngo izakuboha aho abandi bibohoye. Haleluya. Guturwa Imana bivuze iki? Bivuze ngo izakwicaza mu gihe abandi bafite liberite yo kugenda aho bashaka. Guturwa Imana, guturwa Imana, yatuwe Imana ku myaka mike gusa. Ku myaka mike Imana itangira kumuganiriza ibya Isiraheli, itangira kumuganiriza. Iramuhamagara ngo Samweli, Samweli. Aritaba ati karame data ndakumva. Ajya kwitaba Eli. Ibyo byose murabizi uburyo agiye kwitaba Eli. Samweli, Eli nk'umuntu wari uraho, wibuka abahungu ba Eli amakosa bakoraga. Eli aramwinginga aramubwira ngo mbabarira, kandi Eli yari umutambyi. Ariko abajije umwana uraho ngaho, mbabarira umbwire iki Imana yavuganye nawe. Iramubwira ngo igiye kwica abahungu bawe 2 kandi bazapfira umunsi umwe nibatihana. Ngo kuko ari Uwiteka se ntakora icyo ashaka. Abahungu ba Eli bapfiriye umunsi umwe, bazira kuzana umuriro utemewe ku gitambo cy'Uwiteka. Samweli wibuke ko yimitse abantu.
Samweli bike ko ari ubuhanuzi. Umunsi umwe Imana imugeraho iramubwira ngo Samweli we, haleluya, haguruka wuzuze ihembe amavuta. Wowe nibyo wayobora, ariko ntabwo nagushyiriyeho kuba umwami, ahubwo wuzimika abantu. Haleluya. Ariko buriya ari umwami, ari n'uwimika umwami ufite agaciro cyane n'indi. Hari igihe rero umuntu Imana imuha amavuta runaka, ugasanga arimo ararwanira kuba umwami, kandi ubundi Imana yamuhaye amavuta yimika abantu. Amen. Iramubwira ngo haguruka ugende ukibetere. Haleluya. Amen. Mu muryango wa Yesayi gusa wuzuze ihembe iki? Amavuta. Wuzuze ihembe amavuta, ugende unyimike uyasuke ku ndi bukwereke. Ngo ageze ahariya kwa Yesayi, muzi ukuntu byagenze, twabisomye ngo bahamagara abahungu bose, bahamagara abahungu ba Yesayi. Haleluya. Amen. Bahamagara abahungu ba Yesayi, bahamagara Shama, bahamagara Aminadabu, bahamagara nde, arabahamagara ngo ageze mu bahungu 7. Ariko Samweli, haleluya, yajya gusuka amavuta akanga kuva mu ihembe. Uwiteka akamubwira ngo uwo nguwo umutima wanjye wageze wamugaye. Reka mbabwize ukuri bene data, ntuzatinde ku byo abantu bareba, kuko abantu ntibareba nk'uko Imana ireba. Ntuzatinde ku byo abantu bitaho, kuko ibyo abantu bitaho bitandukanye n'ibyo Imana ireba. Abantu bareba iby'inyuma, ariko Imana yireba mu mutima. Haleluya. Imana yirebera. Noneho ntabwo nshaka kubitindamo. Amurika abamurika bose arabazana. Arangije kubazana, Samweli nawe atangira kugira ikibazo. Aravuga ngo ariko mu by'ukuri uw'Imana yambwiye ubu ntiyakagombye kuba ari muri aba. Abaza Yesayi, aramubaza ngo Yesayi, abahungu bawe ni aba ngaba bose? Ati hari akantu karagiye intama iyo ngiyo. Karagiye intama he? Iyo mu ishyamba. Iyo kure katizi kadasobanukiwe, katazi iby'umuryango, katazi ibintu katayatapa, katabizi. Aramubwira ngo please, ntabwo turi kujya kurya ngo batarahagera. Ntabwo turi kujya kurya uwo batarahagera. Amen. Bamutumaho, ngira mwene so bamutumaho. Barangije kumutumaho, araza ngo kara gahungu cyokora gatoya, ngo k'inzobe, ngo kuburanga, karaza ngo byagenze bimeze bite? Aticara hariya, ariko bakiza. Kugira ngo bimwe akiza, ijwi rirongera rigaruka kuri Samweli, riramubwira ngo Samweli, uramenye ndakora ikosa. Ndabona kubwira ngo uriya araje, uwo muri kuzaniwe, nuko nagera ahangaha umusuke w'iki? Amavuta. Haleluya. Umusuke w'iki? Dawidi amavuta yasutsweho, nimba mwakurikiye, yari amavuta yo kubiki? Amavuta yo kuba, amavuta yo kuba umwami. Mubisubiremo, amavuta yo kubiki? Umwami. Arangije gusukwaho amavuta, yagiye kuba umwami. Yasubiye he? Mu ishyamba. Ayiba leta nabayira. Ndimo nakubwira agaciro k'amavuta. Yasutsweho amavuta yo kuba umwami, ariko asubiye he? Mu ishyamba. Mu ishyamba hari iki? Hari intare,
gihe wasuka wabwira ngo ngiye kubigutekinikira nyuma y'agahe gato urabamenya, ariko komeza ukora umukarani yakwemera yahita agenda nka meya. Haleluya. Ati ngiye kuba meya ndi agatangira kwiyegereza abantu agashyiramo agafaransa donc vraiment ubu muri iyi minsi munyitege mama ayiwe ngira mwene so by'Imana si uko bikorwa. Imana igusukaho amavuta yo kubukomeye yarangiza ikajya kugutoreza hakomeye. Imana igusukaho amavuta yo kuba umumaro yarangiza ikagutoreza ahantu ubona utari umumaro. Yego amina. Yesu twa amavuta yo kuba umwana. Ubundi amavuta ni isezerano rya kera. Amavuta cyari ikimenyetso uwayasutsweho yabaga azaba umuntu ukomeye. Wibuke ko Aroni yayasutsweho, wibuke ko Dawidi yayasutsweho. Amavuta hari igihe yazanaga uburinzi ku wayasutsweho. Haleluya. Wibuke umunsi umwe ubwo Dawidi yari hafi kuba umwami, Sawuli yaramugenjeje aramugenza aramuhiga ndagira ngo mubwize ukuri, hari igihe Imana ihitamo kugutoreza mu kazi urimo kugira ngo uzabe umwami muri ako kazi. Kandi ubwo bishatse kuvuga iki? Bosi ni uri bugutoze. Bosi ni uri bugutoze. Njyewe rero gasanga umukobwa ari mu kazi runaka kandi Imana yamubwiye ko azaba director w'iyo company, boss akaba umutoza, urampa cyangwa ntumpa. Kandi Imana yavuganye nawe, ariko ubwo Imana izacisha muri watanze nibwo izagira reka oye. Imana ikivuze igisohoza nk'Imana ntishaka imbaraga z'abantu. Wibuke ko Sawuli yabangamiye Dawidi kugeza aho amuteye icumu, kugeza aho agize gute, ariko Dawidi yari yarasutsweho amavuta yo kuba umwami. Amavuta yo kuba umwami. Hari igihe umuntu asukwaho amavuta yo kuba ukomeye ariko akajya gutorezwa he? Mu ishyamba. Ndabizera ibyo Imana yavuganye nawe ariko uracyari mu ishyamba. Reka nivugire ukuntu amavuta yarindaga umuntu. Dawidi ntiyari gupfira mu ishyamba icyo Imana yamuvuzeho kitarasohora. Nawe ntushobora gupfa icyo Imana yakuvuzeho kitarasohora. Ntushobora kugenda icyo Imana yakuvuzeho kitarasohora. Ntibibaho. Igihe gihagarariye ubwami bw'Imana ku musozi uriho ntacyo uzaba. Amen. Noneho aya mavuta Dawidi amaze kuba umwami, aya mavuta yamushoboje gukora ibintu bikomeye. Reba nawe ukuntu yishe Goliyati. Hariho abantu muri iyi minsi usanga bararakaye abayobozi, ntabwo baba agatuti, ntabwo bajya banumira mu itorero hariya, ntabwo bagira bate, ugasanga ibintu yabigize intambara ntibaha umwanya. Amavuta agira igihe cyayo. Yesu ashimwe. Kugira ngo Dawidi atumirwe ibwami, atumirwe he? Byatewe nuko yari yarasutswe wiki. Abacuranzi benshi muri kiriya gihugu bari bahari, ariko Imana ishobore kugusukaho amavuta. Haleluya. Ibyo ukora n'Imana abandi bakora ikabiguheramo umugisha. Yesu ashimwe. Noneho amavuta ariko umuntu ashobora kumugerageza. Hariho abantu batazi ko amavuta agerageza umuntu. Amavuta yakugerageza. Icyo Imana yakwimikiye. Dawidi yasutsweho amavuta yo kuba umwami, ariko biriya byaramugerageje.
Yesu ashimwe. Byagize gute? Byaramugejeje. Hariho abantu bibwira ngo Imana yavuze ibi ngibi, Imana yavuze ko uzankorera ibi, Imana yavuze ko nzagira, ndagira ngo mbabwire ngo birakugerageza. Yesu ashimwe. Kandi iyo ucitse intege ntubigeraho. Kandi ndagira ngo nongere mbabwize ukuri, byanze bikunze mu muryango Imana ifite umuntu itoranijemo kugira ngo abere itara umuryango wawe. Mu muryango Imana igira umuntu itoranyamo kugira ngo azakore ibidasanzwe umuryango we ubyungukiremo. Dawidi yabaye umwami ariko umuryango we wabyungukiyemo. Yesu ashimwe. Kandi iyo uzaba ukomeye mu muryango wanyu cyangwa mu bana, urageragezwa kurusha bose. Amen. Amen. Rero amavuta iyo ari ku buzima bwawe, reka bihuze n'isezerano rishya, kandi bihuze n'isezerano n'ibyo turi kwiga muri iyi minsi. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, haravuga ngo byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, icyakora muzahabwa iki? Umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute? Wibuke ko Dawidi yasutsweho amavuta. Haleluya. Yasutsweho amavuta ahabwa imbaraga zo kunesha Goliyati. Yasutsweho amavuta ahabwa imbaraga, haleluya we, zo kwihanganira Sawuli. Mana yigeze kumbwira ngo guhagarara imbere ya Goliyati ugakomera, guhagarara imbere ya Farawo ugakomera, si ibya buri wese. Haleluya. Guhagarara imbere y'igihanda waragize ukagira ugakomera, guhagarara imbere ya Farawo ugakomera, guhagarara imbere ya Sawuli ugakomera, si ibya buri wese. Guhagarara imbere ya Satani ukagira ijambo uvuga, si ibya buri wese. Ntabwo abantu bose baremwe n'Imana, ariko abantu bose si abana. Ikindi wamenya, hariho abantu bagira ngo Satani najya atinyuka abantu basenga. Mama we, ngo Satani yiboneye ngo yatinyuka umuntu usenga. Ninde wakubeshye? Nzi abantu basenga cyane ariko Satani yirwa agaragaza agati. Nzi abantu bavuga mu ndimi ariko Satani yirwa agaragaza agati. Nzi abantu b'abahanuzi benshi ariko Satani yirwa agaragaza agati. Ndabazi, twarabanye, ndabizi, hari abasore twarabanye bahanura ariko Satani yabagaragaje agera aho bamanukana. Kandi bavugaga mu ndimi, barasengaga, twirizaga 30, twirizaga 10, tukiza 15, 21, ariko Satani ntabatinye. Tega amatwi mubwire umuntu Satani atinya. Umuntu Satani atinya akabona gahunda ni umuntu ubitse ijambo ry'Imana muri we. Haleluya. Ni umuntu ubitse ijambo ry'Imana ryuzuye muri we. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ngire nagucumura. Ni nayo mpamvu Satani yageze. Ariko kumvikana, Satani utaratinye Yesu nyuma y'amasengesho y'iminsi 40, wewe wari wasenga 40 seke. Uretse tegura y'itorero hano nayo ukayazamo nabi, wari wasenga iminsi 40.
ibiri ngo Satani ntamushoboye. Mayi mama we, ntacyo wari wamenya. Iminsi 40 ishize Satani asanga Yesu, ariko Yesu amutsindisha ngo handitswe. Biriya bintu na rekrata nabo bene masadasha. Biriya bintu impamvu Yesu yabivuze, wavuga ngo biriya bintu Yesu yabikuraga he? Biriya bintu Yesu yari yarabimenye ko ari we byavuzweho. Haleluya. Byari byaravuzwe kuri we ko muri Yesaya. Haleluya. Muri Yesaya yarabizi ko byahanuwe. Yarabizi ko Yesaya yabihanuye, akavuga ngo dore umugaragu w'Uwiteka ndabibona atoranije, umutima wanjye ukamwishimira, ntazasitara, ntazagira gute, nzamuramiza. Dawidi aravuga ngo nzamuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo niko guki. Ibyo byose n'ubuhanuzi bwavugaga kuri Yesu. Byari byahanuwe kuri Yesu ko inzoka izamuruma agatsitsino, ariko we yarageze akayimena umutwe. Byagenderaga mu byanditswe. Hari abantu bari hano mugendera ku by'Imana yabavuzeho. Hari abantu bicaye hano mujye mugendera ku by'Imana yabavuzeho. Iyo ugendera ku by'Imana yabavuzeho, haleluya. Amen. Iyo ugendera mu cy'Imana yakuvuzeho, iyo hariho abantu singira ubwoba bw'abarozi, nongere mbisubiremo. Uburozi nimba ari igare ryanjye, igihe ntakirumumara umugambi bw'Imana kuri uyu musozi, Imana izabikura. Kandi niyo yankuru uyu munsi nataha. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana bavuga ngo nta kizabuza ingusha n'ibigerageza kugira ngo, ariko ubizana niwe uzabona ishyano. Sanga abantu bagize ubwoba. Hari ikintu nabonye muri iyi minsi, Satani ari gukoresha intwaro bita uburozi yasenya itorero ry'Imana. Ubu ngubu hano wasanga ari umuntu wicaye azi ko yicaranye n'umurozi. Ayimana. Kuriya ni umurozi. Kuriya ujye umwirinda. Kuriya ni umurozi. Icyo kintu naragishimiye. Amatorero menshi uyageramo ugasanga mbese inyigisho yabaye umurozi. Inyigisho yabaye umurozi. Ariko mureke mbabwize ukuri, igihe mutariho umwuka w'Imana, igihe mutariho amavuta y'umwami Imana, igihe mutariho umwuka wera, bazabaroga kandi bizabafata. Muzadapfa. Ariko igihe uriho imbaraga z'Imana, haleluya, amen. Niya ndirimbo twaririmbye ngo uko niko Sawuli yashatse kwivugana Dawidi, amutera icumu ariko ntiryamufata.